ikaze nanone kuri Basi Drive TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorote w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashimira mwese ukuntu mukomeze kwana natwe no kumudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bitanu washingiraho utoranya umukunzi. Abantu benshi bajya bibeshya mu gutoranya. Ni nayo mpamvu urukundo rurambye rw'abantu babiri batoranyije nabi ruza kubabera umutego, rukababera nk'amahwa abajomba buri munsi. Ugasanga umuntu aricaye akavuga ngo umugabo wanjye ni mubi, umugore wanjye ni mubi. Nta mugabo mubi, nta n'umugore mubi ubaho. Ahubwo ikosa ni uko uba watoranyije umuntu utari we. Uyu munsi abantu iyo bagiye gutoranya bwa mbere aravuga ati ndashaka umukobwa mwiza w'ikimero. Nyamara iyo sura ntabwo ariyo izakubakira urukundo, si nayo yubaka urugo. Undi nawe akavuga ngo ndashaka umugabo mwiza, umugabo w'ibigango, umugabo w'amatuza ufite isura nziza. Ibyo bintu ntabwo byubaka. Nubwo ari byiza kuba ufite umugore usa neza cyangwa se mwiza ku isura, wambara akaberwa, umugabo mwiza wambara akaberwa, ariko ibyo ntabwo bihagije. Undi nawe ukumva arifashe ngo ndashaka umuntu mwiza udafite ibibazo, mbese mwiza. Nta muntu mwiza ubaho perfect, nta muntu uri perfect ubaho, nta muntu uri parfait ubaho. Umuntu wese rero afite ibyiza akajya n'ibibi muri we, ariko iyo ahuye n'utari we biba ikibazo. Undi nawe ukumva aravuze ngo ndashaka umugabo ufite ku mafaranga, ndashaka umugabo ufite amamodoka, ufite amazu, umugabo wize, ndashaka umukobwa wize, ndashaka umugore wize, ufite ku mafaranga, ufite ku mitungo. Ibi bintu byose iyo ari byo ushingiyeho gusa uzasanga urukundo rutagenda neza. Ariko ibi bintu uko ari bitanu nubishingiraho ukabitoranyamo umukunzi, muzagerana kure kandi muzahora muguwe neza, nta muntu uzabangamira undi, kubera yuko mwese nubasha gutoranya umuntu uvujuje bino bintu azakuryohera. Ubwo bivuze ko nawe rero niko nawe uba ugomba kuba umeze. Ikintu cya mbere umuntu ugomba gufata gutoranya, reba ko uwo muntu yubaha, reba ko uwo muntu abasha kukubaha, reba ko uwo muntu aguhesha agaciro muri kumwe mwenyine cyangwa mu bandi. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Reba ko nanone uyu muntu ari umuntu ubasha kukwitaho, umuntu ubasha kukwitaho, waba uri muzima waba urwaye. Reba ko uwo muntu abasha kukwitaho, akagushakira umwanya akakwitaho. Reba ko uwo muntu abasha kureka ibintu yari arimo, niba ufite ikibazo runaka akabasha kuza kugufasha ikibazo urimo akakwitaho. Waba urwaye waba uri muzima, uwo muntu akwitaho mu buhe buryo? Gatatu, reba ko ari umuntu uzi kugutega amatwi. Ntabwo ari wa muntu uvugira hejuru, nuvuga ikintu ubone aragikubita ishoka, aragikubita idebe, aragiha idebe, ntabashe kukumva. Nugira ibibazo ngo umubwire ibibazo wagize ngo abashe kubyumva, noneho mufatanye kubikemura. Atari wa muntu rwose uvuga nabi, wa muntu kusamira hejuru. Umuntu ubasha kugutega amatwi, umuntu ubasha kukuganiriza neza mukumvikana. Icya kane, reba ko ari umuntu ufite ishema yo kwa muri kumwe. Wari wabona umugabo amufite mu nzira ntajya yerekana abandi bantu ko ari umugore we? Wari wabona umugore ahisha ntagaragaze ko ari umugabo we bitewe nuko atarifite ishema, adatewe ishema no kwa bari kumwe? Umuntu rero ugomba kuba wahitamo nk'umukunzi, reba yuko utewe ishema no kuba muri kumwe, reba yuko nawe atewe ishema no kuba muri kumwe. Ikindi kintu rero gikurikiyeho, reba ko uwo muntu agukunda uko uri, reba ko agukundira uko uri. Hari umuntu uzavuga ati umugabo wanjye ni mugufiya arabyibushye, ukabona biramutera ipfunwe. Umugore wanjye arabyibushye ni mugufiya bikamutera ipfunwe, cyangwa ni muremure cyane arareshya n'ubushorishori. Umugore wanjye ni igikara, umugore wanjye rwose afite inzobe nk'inyama y'inyoni. Reba, umuntu ugomba kumukundira uko ari. Niba rero utabasha gukundira umuntu uko ari, kumukunda ngo nuko ari mwiza ku isura, kumukundira ngo nuko afite ku mafaranga, kumukunda ngo nuko ari mwiza afite umutima mwiza, ibyo bintu ntabwo bikora. N'ubundi igihe kimwe kiragera ugasanga utangiye kubihirwa. Rero ibi bintu bantu mubyitondere. Nuwibona urimo guhitamo inshuti, umukunzi kubera ko afite ku mafaranga, ntabwo ari uzabukunze ari amafaranga, nibyo ari amafaranga agiye kugukemurira. Nuhitamo umuntu ngo nuko asa neza, ngo nuko ngo afite mbese isura nziza, ibyo byo ni akari byushingiraho.
numugeza mu rugo mwabanye uzasanga aricyo cyonyine afite, ibindi byose adafite bizakubihira. Niyo mpamvu rero kwitonda ari byo bikwiye. Nubona ngo umuntu uramushaka ko afite ku mafaranga menshi, afite imitungo myinshi, ibindi bintu byose utabirebye, ibimvuze utabyitayeho, uzasanga amafaranga ariyo yonyine afite ariko atazi no kuyabamo, nabyo bizakubangamira. Rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza, uramenye nujya guhitamo umukunzi kugira ngo ugire urukundo ruryoshye, uryoherwa n'ubuzima kandi ubeho ubuzima burambye, urukundo rurambe iteka, mudafite ahantu muzashwana n'uyu muntu, nuko uwo muntu abagomba kuba ari umuntu ubasha kukubaha, ni umuntu ubasha kukwitaho urwaye cyangwa se utarwaye, ni umuntu ubasha kugutega amatwi, ni umuntu ubasha guterwa ishema nuko muri kumwe, ni umuntu ugukunda akagukundira uko uri, ntagukundire ibindi bintu byose. Mu bintu bitanu bibuze rero, ibindi byose uzasanga bihindutse ishishwa by'ingurube. Niyo mpamvu uzabona uyu munsi abantu barabana bafite buri kimwe cyose, bafite amazu, bafite amamodoka, ariko bagendamo, umwe agenda mu modoka undi ye ntibashaka no kwicarana. Mu rugo ntabwo abantu bicarana, ntibashaka gusohokana, ntibatemberana, bitewe nuko bino bintu byose bibuze. Buriya biraryana kuba uri kumwe n'umugabo udashaka kukubaha, ugutesha isoni, ugukoza isoni mu bantu. Biraryana, birababaza kuba uri kumwe n'umugore utakubaha mu bantu akabigaragaza. Rero niyo mpamvu rero nshuti zanjye, ibi bintu nubishingiraho rwose ndagutangariza neza yuko uzahora mu rukundo, uzahora mu bintu bikuryoheye, ubuzima bwawe buzakuryohera. Kandi buriya umuntu muri kumwe mwese mwujuje ibi bintu, mubibanyemo neza, buriya no gushakana ubutunzi biroroha, ntago bibagora, kubera yuko mubasha kumvikana mu bintu byose. Niyo mpamvu gucya ubushobozi bwo kuba mwacya, mugasa neza, mukambara neza, nabwo muzabushakana, muzabishobora. Niyo mpamvu ibi bintu byose, kuba umuntu ari mwiza, buriya mwiza mu nda nsa ntago bibaho. Akenshi iyo nta mafaranga, nta kintu gihari, abantu bitana ba mwana, abantu n'ubundi ntibumvikana, abantu ntago bakundana iyo inzara ihari. Rero ngo nta joteme itemamara. Niyo mpamvu rero ibintu byose abantu banjye mugomba kubyitondera rwose. Ntihazajye umuntu uzakubeshya ngo kuboneye umukobwa mwiza, ngo kuboneye umugore mwiza, yakuboneye umugabo mwiza, yakuboneye umusore mwiza. Iga kwitoranyiriza, iga kutemerera abantu baza kwivanga mu rukundo, kubera yuko abantu bashaka kugutoranyiriza n'abantu. Umugore bakamuguhereza cyangwa umukobwa bakamugutsinagira kubera ko bamuteye inda, cyangwa se bamurangije, bamujogoroje, bamumazeho, bakaguhereza umugabo cyangwa se umusore kubera yuko ari umuntu bafatanya mu bintu bibi bitandukanye. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza, uramenye ni ngombwa yuko muha agaciro ibi bintu. Ese hari iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyakire muri komeze. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe kumwe na Rafael w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.